igisekuru cyashingiye Adamu na Eva cyavuye. Imana yamye yibona iriho. Urumva? Nyine yibonye none se tubareka ari imfubyi, ni imfubyi Imana ni imfubyi. Hello guys, my people, mumeze mte? Mbazaniye hano sha iniga y'umukobwa. Bamwita Shitani kazi comedy. Ayo, ibintu bya Shitani kazi comedy ubundi biri ewe. Mbahaye ikaze kandi ndabibutsa abantu bakoze subscribe muri abantu bagaciro cyane. Ndabakunda cyane. Kabisa. No, ano ari umuntu ngarimo ngo ngiye kumubaza utubazo. Dusubiza akadutsinda ndamuha inoti ya 5. Naguha inoti ya 5. Nta kibazo. Ndaguha inoti ya 5. Ndi tayari. Uri tayari? Ndi tayari. Uri tayari? Ndi tayari. Ko bavuga ko abantu bose dukomoka kuri Adamu na Eva. Babiri bonyine nibo twavutse n'abandi yigize irema si ibyo bo ngabo. Kugira ngo abantu babe benshi bororoke, igisekuru cyashingiye wenda barabyaye pe abana abafiki n'abasaza, reka bariko tubyemere tubivuga. Igisekuru cyashingiye Adamu na Eva cyavuye. Igisekuru Adamu na Eva yashingiye kugira ngo yashingiye cyangwa yashingiwe kugira ngo bororoke, kuko ntago bari kubyarana na bashiki babo, ntago byari gushoboka. Kereka nimba byarabayeho akaba barabyaranye na bashiki babo tu. Adamu na Eva nyine urumva ko Adamu na Eva ari bo bantu babagaho gusa. Hanyuma ko twabaye benshi. Nyine twabaye benshi. Twabaye benshi kuko Imana yavuze ngo tujya ngo tuzabyare ngo twororoke ngo tungane n'umusenyi wo ku nyanja. Hanyuma nyine igisekuru cyashingiye Adamu na Eva ni ikihe? None se cyari kugikingira gute kandi Imana yarabariye Adamu na Eva gusa, nta kindi gisekuru cyari gihari, nicyo cyabayeho gusa. Nereka nkubaze kibazo kiraha. Ndabyumva nabo bonyine pe niko ndi kubyumva, ariko se ko twabaye benshi kabo bana, none se Adamu yaragiye abyarana n'umwana we, abana be barahindukiranye barabyarana, byagenze bite? Karicyo nibaza nyine kugira ngo kuba twarabaye benshi kandi bavuga ko tuvuka kuri Adamu na Eva gusa. Ngende kumva umusaza we yararongoye mushiki, mbese bakabyarana gicucu, bakabyarana nyine. Icyo cyo kiragutsinze. Oya ntabwo ngaho mbwira none se babyaranye n'abandi Imana yararemye gusa ngaho mbwira uko byagenze kugira ngo twororoke. Nyine nanjye kandi ari byo nkubaza, kandi wowe ko umusaza barongoranaga kugira ngo abantu bororoke. Kandi ko kurongorana nawe none uragakabije ni nyamara oya ibintu bishoboka ntabwo mbyumva. Ngambwira reka ntabwo nyine bareza kandi icyo mubaza nakikubajije nanjye ngo nugisubiza ndaguha 5. nyine barotsa gute? Nyine abo bari abagore n'abagabo turavuga kugira ngo nyuma yabwo babyaye abandi babyaye gute? Inzoka yashuta Adamu na Eva. Adamu na Eva bamenye ko bakora ibyo bintu sibyo, none habo Adamu na Eva babyaye abana. Wapi murimo murabivuga nabi. Inzoka yashutse Eva kugira ngo barye urubuto, urumva Imana yababuje. Nose ni barashaka nagava ngo yagiye akabishyira muri Adamu. Bose niki bose ba ariko bitandukanye n'ibyo mubajije. Nakubajije ngo baba bororotse gute, nicyo nkubaza. Igisekuru cyashingiye Adamu na Eva ni ikihe kugira ngo abantu bororoke, abantu batandukane ku buryo nyine batagomba guhuza amaraso, bitaba ngombwa ko bavuga yuko babyaranye na bashiki babo. Iyo bavuga padiri hiteka akavuga ngo namayobora amatagatifu, kuki adasobanura nimba bashiki be barwanye n'abasaza ba? Ikibazo cya kabiri, Adamu ko agahini ko yishabiri
igisekuru cyabo cyarazimye ntabwo kikibaho. Ibyagenze bite? cyarazimye kandi hasigaye Gahini. Gahini abyarana nande? Gahini yarebye uwo babyarana. Inde nye? none se ubwo nimba yenda wese na nyina barabyaye abandi bana ndabizi. Kivuyeho. Imana mbere yuko irema isi n'ijuru yari ituye. Mbere yuko oya kandi yararemye isi n'ijuru. Yaremye isi n'ijuru. nyina yaremye isi n'ijuru ubwo ari yitendetse. none se ko yaremye isi n'ijuru mbere yuko irema isi n'ijuru ubwo ari yitendetse. yitendetse. none se ko yaremye isi n'ijuru yari yitendetse. yari yitendetse kubera ishobora byose ifite ukuntu yari yitendetse. yari yitendetse nyine. yari ifite ku buryo yitendeka ariko ifite naho yitendeka. yari umuyaga nawe yarawuremye. abanje kureba icyo yitendekaho rero. mbere yuko irema icyo yitendekaho. mbere yuko irema icyo yitendekaho yari yitendetse. ayo ni amayobera matagatifu by'uretse. yitonde. icyo cyane aceceka mubaze. ibyo tubirekera aceceka mubaze. ceceka umva nkubwire. ceceka mubaze. ibyo tubirekera ceceka mubaze. umva nkubwire. yari yitende bundi deja mbere na mbere yaremwe nande? Imana. Imana se ko yari bikabaye na n'ubu izahoraho. ndabyumva yari iriho yanahozeho mbere yuko ibaho. ndabizi yasanze iriho guhera oya reka nkwereke urugero sibyo. mbere yuko wowe uvuka ntabwo wari uriho. ariko nyuma yuko uvutse wahozeho. kuva icyo gihe uvuka wahozeho. tumaze duhereye icyo gihe havuyemo igihe cyatambutse utariho. wahozeho uzahoraho sibyo. niyo mpamvu bavuga ngo yahoze ariho. ubwo urumva rero ndakubaza ngo Imana ni iki cyayiremye cyangwa se n'iki cyayibyaye? ko wenda yesu yabyawe n'Imana yateye inda Mariya yateye Gapepo nuza arya bamwita Yosefu. karame yaremwe nande? Imana yamye yibona iriho nyine yibonye. none se tubare ko ari imfubyi? ni imfubyi. Imana ni imfubyi. मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है. karame nose ko twumvise ngo Imana yamye iriho ngo izanahoraho. ko nyine ndabizi ko yari iriho izanahoraho. ariko se yaremwe nande? yari ivuye mbere yuko iza ngo ihitire isi irema abantu. Imana yahozeho izahoraho. tekereza ko nanjye byagucanze. oya tekereza ko byagucanze gabanya. oya ntabwo ngaho gisubize nyine mu bitanu byawe utsindire. yaremwe nande? yavuye. tekereza ko nanjye shitani kazi nabayeho nkaba nzanahoraho. kimara duruka ugafata ibintu nk'ibyo ngo biva wowe uri umwuka we cyangwa uri umwuka shitani? hanyuma se Imana niyamye ntekereza ko shitani sinaheze mu bitekerezo byanjye ubwo nari ndiho rero. ubundi twese twahoze mu bitekerezo by'Imana yego sava. ariko se yo yaremwe nande kandi yavuye? igisekuru cya ni iki? igisekuru cy'Imana se Imana ni iki? Imana yaravuze jya uraba mugenzi wawe ukabonamo Imana kuko yatubonye mu ishusho ryayo. guys mwakoze kudukurikira. biramucanze uzakimenya azatwandikira muri komenti. ntabwo yabimenya kandi wumva njye byananiye. byakunaniye nyine. byananiye ababizi. ariko wasanga hari abazi ako abantu bazi igisekuru cy'Imana bacyandike muri komenti. thank you murakoze duhure muri video itaha.